Mwiriweho nshuti, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ngiye kukubwira ibintu bituma urukundo ruhorana ubuziranenge rwatangiranye. Ibintu bituma urukundo ruhorana ubuziranenge rwatangiranye, icya mbere ni ugukomeza kuzirikana no guha agaciro ibintu byakurangaga mu gihe wasabaga urukundo. Nukomeza imbaraga watangiranye na nyuma yo kwemererwa urukundo ugakomeza kwita ku byakurangaga mu gihe cyo kurusaba, nta kabuza urukundo rwawe ruzahora ari rushya. Kandi nudacogora ugakomeza gukora nk'ibyo wakoraga n'ubundi ukirusaba, uwo mukundana nawe azabona ko urukundo rwawe rutajya rucogora, ahubwo rutera imbere uko bwije n'uko bukeye, maze nawe arusheho gukomeza urwe, maze urukundo rwanyu ruhorana ubuziranenge rwatangiranye. Ikintu cya kabiri gituma urukundo ruhora rutohagiye ni ukwirinda agahararo. Kwirinda agahararo ni uko buri wese mu bakundana adakorera mugenzi we ibyiza kuko bagihararanye, ahubwo akabigira nk'umuco, ku buryo no mu gihe kirekire kiri imbere azaba akibimukorera. Birumvikana ko abakundana nibamarana imyaka 50 umwe agikorera mugenzi we ibyo yamukoreraga bagitangira gukundana, urukundo ruzaba rugitohagiye. Ikintu cya gatatu gituma urukundo ruhorana ubuziranenge rwatangiranye ni ukumva amabwire agaca mu gutwi agahinguka mu kundi. Amabwire burya nta mbaraga agira, kuko amabwire asenyera ababishaka. Niba kubwira amabwire agaca mu gutwi ugafata uko hirya ngo adasohoka, icyo gihe azagusenyera. Ariko niba kubwira amabwire agaca mu gutwi agasohokera mu kundi, icyo gihe amabwire ntashobora kugusenyera bibaho. Ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma gituma urukundo ruhorana ubuziranenge rwatangiranye ni ugufata urukundo nk'ururabo. Burya ururabo iyo urangaye gato ruruma, urukundo narwo rero ni uko, iyo urangaye gato ruruma. Ururabo ntirugira igihe cyo kwitabwaho ngo rugire n'igihe cyo kutitabwaho, ahubwo ururabo rwitabwaho igihe cyose. N'urukundo rero ni uko rwitabwaho igihe cyose. Ibi byose tumaze kubona nubyitaho, urukundo rwawe ruzahorana itoto. Murakoze cyane, naho mu kindi kiganiro.